ihoti telefike nayo niyahatanzwe akantu ko gutegura mukatuziho. I wanna fly like a berry in the sky. Hello mwese umeze Asifu Media TV nanone ni umusore ewana uri kuzamuka neza mu nkambi ya Kigeme umuhanzi bamwita Moa doy amani kana kantu karaho mwijose bakita ngwiki kana gashanete gasanzwe bro umva gusa ni cya kirombe anja numva cy'abahanzi bambara wapi sinambara ibinombe da aho nawe ngiye kwikina sasa kugira ngo abantu bizere ko harimo turi kumwe hano muri studio za Asifu Media TV nagira ngo utange akapera nakwise sweet nakwise dale birangira untaye ku byapa undutisha benshi ngushaka keshi yoye Moa yarababajwe kubisubiramo byaba bikaze sadu singe wahogoje gusa wababaje na telefike timu wabaye sire y'inkazi le konswe nabangiye mu kazi no pain no cry again yola it's your boy Hirwa Elvis Moa bro ewa sasa rero haraka kantu numvishemo uvuga ngo agaterafike ni ibiki telefike nubwa kabiri nkumvishe ndagira ngo ukansobanurire n'abantu babimenye. Okay, telefike nabasani turi kumwe niko group yacu yitwa nyine tu ni group ya Traffic team bro ewana kabisa none muri yo group muri bangahe abantu bagira n'umunani ewana birakaza ariko ni itsinda rigari ry'abahungu ubwo shout out to him maniga ndabasuje cyane aho bari kabisa n'abahungu gusa n'abahungu bemwe yakomwironze cyane kuki hatarimo n'abadada gikombo n'abashoboye barashoboye ariko ntabwo bashoboye ibyo dukora reka nta muhanzi uri ushoboye nubwo Traffic team ari n'abanzi gusa man harimo n'abandi barivanze tu nanjye nshaka nahita nzamo byatego zandika ibaruwa nukwandika tudatinze rero ndagira ngo utubwire ni iki kuki nyine muri Kigeme cyangwa se n'ahandi mu zindi nkambi hatabamo abastari impamvu batabamo surumva ari ikimana ni ukubera turi impunzi ariko n'abastari barimo ariko kenshi n'usanga imbogamizi ari ukubera umuntu adafite aka ID ari impunzi tu reba nk'aba Stentoni bari n'abandi benshi nyine bagiye bakwama bakava mu muziki bitewe n'ibyo usibye yuko ntago bavuye mu muziki baracaburi musibye yuko nyine bitewe n'ubwo bacitse intege hari indirimbo se yawe nshya ufite cyashya indirimbo ubone rw'ikintu fly ewana kabisa iri kuzamuka byirukanse birenze shaka kabisa iri kurya abana reka birenze wowe uzi igisagara pesinzi kabisa iyi ndirimbo niyo bazi cyane kubera ko inafite video yayo kabisa narahageze ewana sinzi nsanga ahubwo niyo bacuranga mu kabari cyane n'ahandi hantu cyane iranabyinitse kuki mwatekereje ku y'indirimbo ibyinitse kuriya twebwe ubundi nka Traffic team turi abantu b'ingurutse nyine bakunda ibintu bya music twe twarekeye dutanga idea twumva natwe twaririmba indirimbo itubereye twayikoreye abantu ariko cyane twanje twihera noneho byoroha tu bagahirwa
nta ngaruka se ubona mu rugendo rwa muzika yawe cyangwa se n'abandi imbogamizi cyane ni nk'ibyo byose imbogamizi zo ntizabura abaguca intege ikibazo cya mikoro gutya hakazamo ikindi kibazo cyihera ndakeka nta n'ibyo hanyuma ya mikoro kuri impunzi abaguca intege n'ibyo bintu bitatu ndakeka nahuye n'abahanzi benshi cyane iyo nkunda buriya kuganira n'abahanzi cyane cyane baha mu nkambi ndetse no hanze inkambi bakizamuka ntabwo bahuza nyine ntabwo bagira ku kintu kimwe mu nkambi usanga babafeka ntabwo mushoboye bikinirika ariko bandi mufite impano zidasanzwe none se ubwo nimba babona tudashoboye ubwo niko babyumva biterwa n'icyo bita kudashobora byaterwa nabo twibutse mu marushanwa wagiyemo arya ni Huye hari amarushanwa nagiyemo i Huye ayati Rwanda ngo byabaye nabi ariko byabaye nabi baraturetse turakora ariko bikoze turi impunzi nyine tubigenda watunyureramo se muri makeya nyine tujye ukuntu byagenze n'ibyari biri hariya mwari amarushanwa nyine ibintu byari bihari twarahageze hari icyiciro cya mbere watsinda ugakomeza ukerekana icyangombwa watsinda ugakomeza icya mbere twaragitsinze turi nk'abantu bangahe mu nkambi tugeze ku cya kabiri ndakeka aricyo batangiye kutugarurira ariko bwa mbere baturetse turinjira batwereka ko nta ribi tugeze ku cyiciro cya kabiri niyo badukuriyemo hari umusana ari kumwe wambwiye ngo mwazize nyine kubera ko muri impunzi bagenda abatoranya abenegihugu baratambuka abenegihugu baratambuje twageze igihe baranatwerera ati nta mpunzi zibyemerewe ni ikibazo kiremeye hano sasa uko numva ngurabyina umuziki no kubyina ubifatanya gute sibyo yuko byose ari umuziki ahubwo wenda kubyina no kuririmba mbifatanya gute nyine buri kintu cyose tubisaba kubyina time yacu sibyo yuko nyine kubyina bihereza igihe cyabyo sibyo yuko ari nabyo nyine nabyo nsanzwe nkora cyane kurusha umuziki wo kuririmba kuririmba nyine ni ibintu byo nkora nitonze ariko kubyina ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo bingora hose ntabwo se wese tubwire muri makeya iyi nyine do ukuntu mubanye n'abaturanyi banyu hano nyine babenegihugu mwire muri impunzi nk'abahanzi ndabizi do muhurira studio urebye nyine mana abahanzi bagira urukundo mani twese usanga niba duhuriye turafashanya kuko n'urukundo ruhari kabisa nta mutima mubi nta muhanzi se wigeze uhura nawe wafata nk'icyitegererezo cyawe hano mu Rwanda tureke abo hanze hano mu Rwanda si mu Rwanda gerageza tubwire ntuduhishe benshi cyane benshi hariho ba Madibaro ba Melody ba Midi n'abandi nta mpamvu n'igenda buri muhanzi wese mwigiraho mani nta n'umwe se urahura nawe muri abo bose mwabo cyangwa se wenda n'undi muhanzi waba nyine ukuri ku mutima guhura nabo nagiye mpura nabo cyane si yuko nyine nta ciri ziba zirenze urabona bariya ni abasitari ari ku rundi rwego ciri zabo nyine ziba zihenze tugana ku musozo yitaga akapera wera kanyuma kuri iriya furayi kuri iriya video yayo agapera ko muri furayi I wanna together be mine
imani hirya y'impapuro hirya yo mu biro haniyo wigize nabi mbona urya fo ibyo ukibiriho titorefike nayo niyo hatanzwe akantu ko gutegura mukatuziho I wanna fly like a berry in the sky. Yamen. Ewa nitsirwa kabisa.